Hello guys, amakuru yanyu nizere ko meze neza. Ni Claudine Uwineza nanone ndabasubije cyane mwese. Nizere ko meze neza. Reka dukomeze inkuru yanjye y'urugendo. Ubushize nagarukiye ngeze muri Turukiya ngiye gufata indege ijya muri Croatia. Noneho aho ngaho nta kindi gitekerezo nari mfite, just nari ntangiye gutekereza uburyo bari bunyakire, nimba bari bunkunde, nimba bari bunyange. Nagendaga nsenga mu mutima mvuga ati Mana ufashe banyiyumvemo bankunde. Ariko mu by'ukuri icyo nababwira nuko narahageze, gusa mbere yuko mpaguruka mu rugo barambwiraga ntabirabura bahaba, bazakwanga, abana bazajya kubona barire. Ariko mukuri narabikunze uko byagenze, siko byarantunguye kuko naragiye ngezeyo umugabo turahura ku kibuga aramfata arambwira ati banza ndi kurota kuko nanaciye mu bibazo n'ibyangombwa nabibonye ntitinze cyane, haciye igihe kinini hafi umwaka. So ni ibintu bitari byoroshye, ariko nagezeyo nyine aramfata turatara tujya mu rugo. Ariko nahageze ari kuri Pasika, kandi Croatia ni igihugu cy'abakatolike b'abakirisitu, igihugu cyose nta rindi dini wahabona. So bose bari bahugiye mu munsi mukuru wa Pasika, barawizihiza cyane. Rero baje gushaka umwanya abavukanye be, abavandimwe b'umugabo baraza turahura, baranyishimira uburyo banyakiriyemo, narabikunze. Inshuti z'umugabo ku ruhande rw'umuryango uburyo banyakiriyemo narabikunze cyane. Ikindi ntabwo nyine mbese byarantunguye cyane, sinzi ukuntu nabibabwira. Hanyuma rero mwarakoze gukurikirana inkuru yanjye y'urugendo. Hari abibazaga ngo ese nabikoze ngamije iki. Nagiraga ngo nerekane ko ikintu cyose kugira ngo ukigereho uravunika, uca mu bibazo, ariko iyo ubyitwayemo neza ugera ku ntsinzi yawe hamwe n'Imana. So ntabwo ari hano gusa birangiriye. Navuga ko ngeze ku musozo w'inkuru yanjye y'urugendo, kuko narababwiye kuva mu Rwanda kugeza ngeze muri Croatia. Navuga ko ngeze ku musozo wayo, ntabwo bizongera kugaruka iby'inkuru, ngira ngo birarangiye. Hanyuma ikindi ngamije, ndashaka gusubiza abantu bajya bambaza ibibazo byinshi. Ese mubayeho mutese, ubuzima bwabo bumeze butese, niki kidasanzwe wahabonye, ese ni igiki cyagutunguye, niki se wahakunze, niki wanze, se si ibintu by'irondaruhu bimeze bite aho ngaho muri ibyo bihugu. So ibyo byose tuzabirebera hamwe, nzakomeza kugenda mbabwira, mbasangiza bitewe n'ama experience nagiye nkura mu bihugu bitandukanye. Kuko Croatia nahabaye hafi amezi 5, nabaye Bosnia ibyumweru 2, narahabaye igihe gitoya, naho mfite experience nahakuye. Kandi nubwo nahagurutse ngiye muri Croatia ntago ariho ndi ubu ngubu, ndi mu kindi gihugu. Nacyo byose tuzagenda tubivugaho ngende mbabwira buri experience ya buri gihugu nagiye mpakura, uburyo tubayeho, ibintu byose uko ubuzima bumeze. Kandi nzagerageza no gutembera n'ahandi hose ngende mbereka uko hameze, uko hasa, ubuzima babayemo. Mwarakoze cyane, ndabakunda.